uri Imana y'amahoro, uri Imana y'amasezerano, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutwari, uri Imana y'ubushobozi. Haleluya. Turagushimiye kubera kandi ukiranuka nyakubahwa. Turagushimiye kuri Imana y'urukundo itwitaho, uri Imana y'imbabazi itajya idusiga itadusigira, itaduha n'amaboko y'ababisha bacu cyangwa ngo itange ubugingo bwacu mu maboko y'ababisha. Turagushimiye kuko uri Imana itwitaho. Uyu ni umunsi mwiza uduhaye, umunsi w'umunezero, umunsi mushya, umunsi ugizwe n'imigisha mishya. Turabigushimiye kuko nawe uduhaye mu izina rya Yesu. Izina ryawe nirihimbazwe mwami. Nta wari uzi uko yabigenza ngo arame, ariko duhaye uburame kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Ubihimbarizwe uhererwe icyubahiro, bishimirwa amahanga yose akubahe mwami. Tugushimiye ubunezi bwawe kuri twe ijoro ryose. Tugushimiye neza yawe kuri twebwe mu buryo bwose bushoboka. Watugiriye ibambe, tugiriye imbabazi, uratwereka abana. Si kubw'imbaraga zacu, si kubw'ububasha bwacu, ntabwo ari kubw'ubushobozi bwacu, ahubwo ni kubw'imbaraga zawe. Mana muremyi w'isi n'ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje. Watweretse gukomera kwawe, watweretse ineza yawe, watweretse ububasha bwawe, watweretse ubushobozi bwawe. Nta na rimwe wigeze udusigira, no mu gihe twibonaga nk'aho turi twenyine wabaga uhari. Twacumuye, twabaye abanyantege nke, twabaye babi, waratwakiraga. Turagushimiye ko uri Imana idukunda urukundo rudafite icyo rushingiyeho. Izina ryawe nirishimwe. Ni umunsi uduhaye, ariko mu buryo bwacu bisa n'ibitunguranye kuko bitari byitezwe cyangwa bitari bizwi nk'aho byakabaye ari ihame, ko tuzi abacu n'ubundi bajya baryama ntibabyuke. Ahubwo mu igeno ryawe kera kose, mu migambi yawe byari birimo, wari warawuteguye kera kugira ngo tuwishimiremo kandi tunezerwemo. Turagushimiye ko duhaye umunsi mushya. Izina ryawe nirihimbazwe. Tubonye Imana iva mu biganza byawe, ariyo buzima, kubaho, urabiduhaye mwami. Turagushimiye, turaguhimbaje kuko uri Imana y'imigambi myiza kuri twe. Izina ryawe nirishimwe. Reka ngushimire ku bwa mwene data turi kumwe muri uyu mwanya. Umuhe umugisha, umugirire neza, mukureho ibimurushya, ibimugora n'ibimunaniza, ibimumerera nabi, ibimubera bibi, bituma atakaza ibyiringiro no kwizera, ubikure mu nzira ze. Umuhe umugisha kunezerwe, mutabara agushime, umusubiza ahimbaze izina ryawe. Urakoze kuri kumwe nawe, urwaye umukize, ushonje umugaburire, wambaye ubusa umwambike, wabuze uko agira umubera amaboko, kandi inyiturano yawe ize ku bakozi beza, ize ku bakozi bagukorera by'ukuri, igutanga imbere. Izina ryawe nirihimbazwe. Umurimo wose umuntu yakoze akaba bikiwe ingororano zawo mu ijuru, tugusabye inyiturano yawo akiriho, akiri muzima, akiri mu isi. Ko Mose yakubwiye ati se ni iki kizadutandukanya n'amahanga kikerekana ko twakugira umugisha koko? Ndasenze mu izina rya Yesu, abari kugirira abakwizera, abakwiringira n'abagutegereza. Ku mugaragu wawe yahanuye aravuga ngo ugushikamije umutima uzamurinda ab'amahoro masa kuko yakwiringiye. Ndasenze mu izina rya Yesu, kuri kidasanzwe werekane kwera kwawe mwami. Uyu munsi uduhere umugisha, igihe cyacu cyo gusenga ukeze, hagarara hagati yacu umukiza, tubabarire ibicumuro byacu, tubabarire kugira nabi kose, aho twiyobagije, tugaruza ubugwaneza bwawe. Duhe umugisha wo kuba bemewe,
izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe inshuti yanjye. Shalom shalom, ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze, ndakwiyegereje kandi ndakunezerewe. Ni umugisha ukomeye ko turi kumwe muri uyu mwanya. Imana ihimbazwe ko ikumpaye tukaba turi kumwe twembi. Ni impano y'Imana kubona ubuzima tukabaho, Imana ibihimbarizwe. Nuko rero agira ngo nkwiyegereze, nkwishimire, nkwikaze, nkunezerwe, ariko kandi nkushimire kudahwema kubana natwe buri munsi muri gahunda zose za Ntabwoba TV. Reka mbigushimire ngire nti Imana iguhe umugisha kandi umugisha utagabanije. Imana iguhe umugisha muri byose. Reka nkushimire wowe wamaze gukora subscribe. Imana iguhe umugisha. Nuko kandi na mwene data utarayikora, ndagira ngo tumusabe gukora subscribe. Kanda aho hantu handitse sabone cyangwa se subscribe, hanyuma uhabwe umugisha n'Imana. Imana iguhe umugisha. Gahunda n'isengesho ry'umunsi nk'ibisanzwe turi kuri Ntabwoba TV. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'Abafilipi cyangwa se urwandiko rwa Pawulo yandikiye Abafilipi, igice cya 6 haranditse ngo, icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo, amen. Abafilipi 1:6, icyo nzi neza rwose ntashidikanya ni uko yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Niri jambo numva nifuza kuvuga, kandi simvuga paragraphe cyangwa se imirongo myinshi, ahubwo ndashaka kuvuga iri jambo rimwe gusa. Tuvuga ngo Imana yatangiye umurimo mwiza muri wowe izanawurangiza. Hari igihe umuntu atangira ibintu ariko akabicumbika, ubinyuzeho tuvuge like nkaho ari inyubako, uyinyuzeho yareba iminsi maze nta mufundi nta muyedu uyigeraho kandi ihagaze aho ngaho, akavuga ati nyiri inzu byaranze. Hari ubwo abantu bajya bagira ngo n'Imana ni uko, bakajya bagira ngo hari ibyayinaniye kubiterura. Oya, ndashaka kukubwira iri jambo ngo Imana yatangiye umurimo mwiza muri wowe izanawurangiza. Ibintu Imana yasezeranye, ibintu Imana yatangije ku buzima bwawe, ibyiza byose wabonye bitangira, Imana izanabisoza birangire. Izashimwe cyane. Impamvu yo kukubwira ko Imana yatangiye umurimo mwiza muri wowe izanawurangiza, Bibiliya byahishuriwe Yohana byaravuze ngo ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Wari uzi ko Imana ari itangiriro kandi ikaba n'iherezo? Niyo mpamvu nkubwiye nti Imana ntishobora gutangiza ibintu itazarangiza. Usubiremo imbaraga, usubiremo ibyiringiro, wuzure gukomera n'ihumure. Yatangiye umurimo mwiza muri wowe izanawurangiza. Ndagira ngo dusenge. Twagiye tubona ibintu bikoma mu nkokora imigambi y'Imana n'ubushake bwayo, tukabona birikarakasije nkaho koko byabigezeho byabishoboye. Ariko reka nkubwire, ntabwo bishoboka. Ntabwo wahagarika umugambi w'Imana. Yatangiye umurimo mwiza muri wowe, akusoza izawusoza. Ndavuga nti Imana yatangiye umurimo mwiza muri wowe. Bya bintu byose byatangiye ukajya ubona birimo biragenda bifeiringa, bya bintu Imana ivuga ukajya ubona nturi kubona uburyo bwabyo. Ndavuga nti yatangiye umurimo mwiza muri wowe nzawusoza, izawurangiza. Nkubwire ko ibyo bintu atari ibintu by'ibitekerezo, ahubwo umwanditsi Pawulo yavuze ngo icyo nzi neza rwose ntashidikanya. Haleluya. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya. Rivuga ngo ubundi iriya rwose yari ihagije, ariko yongeraho no kudashidikanya. Rivuga ngo ubundi nzi neza rwose nyine ni burundu. Ariko aravuze ati nta n'akadozi na gake, nta gushidikanya. Nuko yatangiye umurimo mwiza muri wowe izanawurangiza.
ndashaka kugusengera ukomere, uyungemo imbaraga, uyungemo ubutwari, wongere wambare gukomera. Imana yatangiye umurimo mwiza muri wowe izanawusohoza, izawurangiza. Reka dusenge. Uri Imana y'imbaraga Mana, uri Imana y'ububasha cyane, uri Imana y'ubushobozi idahinduka, uri Imana itavugirwamo, uri Imana ifite ubwami butavogerwa, uri Imana itagisha inama, itagirwa inama, uri Imana itagira iyisumba. Turagushimiye kuri Imana itangiza ibintu ukazanabirangiza. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nishyirwe hejuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni umugisha ukomeye Papa ko twakumenye, twaba tugufite nk'umubyeyi wacu. Turabigushimiye, turabinezerewe cyane. Ufite ibintu byinshi wagambiriye kuri twe, ufite ibintu byinshi wasezeranye kuri twe, ufite ibintu bipakinze imbere yawe bingana n'ibyo twagusabye mu masengesho. Turasenzera none kandi kugira ngo ubwo watangiye umurimo mwiza muri twebwe uzanawusohoza. Pawulo yavuze ngo ni ibintu azi neza rwose kandi adashidikanya. Natwe ntabwo tugushidikanya mu Mana. Turabizi kuri Imana gukiza abayubaha ibibagerageza byose. Iri jambo ndarizi. Uri Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza byose. Kandi haleluya, waravuze ngo umuntu wegera Imana akwiye kwizera kwiriho kandi ikagororera abayishaka. Turasenze mu izina rya Yesu. Byanditswe byera bitwemerera ko uri Imana itazadusiga ngo idusigire cyangwa iduhane, birahari. Niyo mpamvu dusenze muri uyu mwanya mu izina rya Yesu ngo usohoze amasezerano yawe Imana, usohoze imigambi yawe, usohoze inama zawe, werekane kwera kwawe, werekane imbaraga zawe, werekane ububasha bwawe, werekane ubushobozi bwawe, werekane ibyo ugambirira iteka gukorera bakubaha. Ndasenze mu izina rya Yesu. Umugisha mwene data, uyu munsi ubere umunsi mwiza, ubere umunsi w'umugisha, ubere umunsi w'isumbwe, ubere umunsi w'umunezero, abona ibyiza biturutse iwawe. Ndasenze mu izina rya Yesu ko ridasanzwe werekane kwera kwa Imana, imbabazi zawe zitume ubugingo bwacu bw'agaciro mu maso y'Imana. Kandi Mwami, imibereho yacu ihindukire imbere yawe, imibereho yacu yihindure. Haleluya, uduhindurire imibereho. Umuntu wese wo muri twebwe yabona impinduka, abarwayi nubakize, bumve ihumure impande zose, imibiri yabo ibagwe neza, izo ndwara zibasohokemo, izo ndwara nizibavemo mu izina rya Yesu. Nibakire ubuzima, banezeze Imana, bayikorere bishimye, bishimiye kubaho. Ndasenze mu izina rya Yesu abanyamubabaro, abanyentimba, abashavuye, bafite agahinda, abanyazwe, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Jehova, uravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kandi kubwo gusuzuma umutima k'umukene, noneho urahaguruka. Ngwino Mwami, haguruka ushyire mu mahoro, bacundire ingoni. Ndasenze mu izina rya Yesu kora ikidasanzwe, werekane kwera kwawe. Ndagushimiye gukora ibidasanzwe kandi bikomeye bitarondoreka. Urakoze kuri amahoro yacu, urakoze kuri ibyiringiro byacu, urakoze kuri imbaraga zacu, urakoze kuri ubushobozi bwacu, urakoze kudukunda utwitaho, urakoze kutubera Imana, urakoze kutubera amaso. Izina ryawe nirihimbazwe. Umunsi tuwushyize mu biganza byawe, uyu munsi wese, umunsi w'ishimwe, umunsi wo kuronka, umunsi wo kwakira imigisha mishya, umunsi wo kunezererwamo. Turagushimiye kubikora, turagushimiye kubikora. Ndabizi hari ibintu uri bureme muri uyu munsi, hari ibintu uri busohose, hari ibintu uri bushyira ku karubanda, hari ibintu uri bwerekane, hari ibintu uri burangize, hari ibintu uri butangize. Haleluya, kuko uri Imana itangiza umurimo mwiza muri twe kandi ikazawurangiza. Ndagushimiye ko uhari, ndagushimiye kubikora, ndagushimiye kubiremye. Izina ryawe nirihimbazwe. Tubisabye dushima, twizeye ko ubidukoreye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana iguhe umugisha nshuti yanjye, Uwiteka kwiteho, Imana ikuramburire amaboko, Imana igusubize, Imana ikumvire muri uyu mwanya. Ibisanzwe uri kumwe n'inshuti yawe gukunda muri Kristo Yesu. Ndi Emmanuel Tuyishime. Ndagukunda, ndagusengera, ndakuzirikana, nkwibuka iminsi yose kandi nkusabira konsensi. Imana y'amahoro nkorera iteka iguhe umugisha utagabanije muri Kristo Yesu, amen.